Ninawasalimia sana wapenzi wa masomo yangu ya Kiswahili. Nibasuje cyane abakunzi b'amasomo yanjye y'Igiswahili. Bakunzi b'amasomo yanjye hashize igihe kinini nabigisha Igiswahili, ariko noneho ndagarutse ndifuriza umwaka mushya muhire wa 2023 uzabera umwaka mwiza, umwaka w'amahoro, umwaka w'umugisha n'ibyishimo. Ngarutse rero n'amasomo menshi cyane, noneho abangarukanye gahunda nshya yo kujya mbagezaho amasomo y'Igiswahili kuwa gatatu na buri wa gatandatu. Murajya mujya kuri channel yanjye muhasanga isomo ry'Igiswahili. Amasomo arajya bateye mu buryo butandukanye. Hari amasomo ndajya nshyiraho, wenda tukaba twafata nk'inkuru tukayisobanura, cyangwa se umugani tukasobanura mu Giswahili tukasobanura mu Kinyarwanda, tukaba twafata nk'igitabo se tukagikorera impine icyo twita ufupisho mu Kiswahili, tukaba twafata se nk'andi masomo atandukanye nk'uko twabigenzaga ku kibaho. Mbese ni amasomo avanze. Cyokora tujya dufata nk'isomo mu ry'Igiswahili ry'umugani wenda tusobanura, kuko kwandika ku kibaho twabonye bigorana. Turajya tufata turangiza gusobanura, hanyuma hasi muri comment duhite twandikamo vocabulary cyangwa se musamiyati zigendanye n'uwo mwandiko. N'uyu munsi rero niho turahera tugerageza kwiga amasomo atandukanye kandi mudushyigikira. Noneho muri mwaka twaje dushaka kugira ngo tubungure byinshi nk'uko byari bisanzwe. Asante sana. Leo tuna hadithi fupi ambayo ni wivu haufai. Hadithi fupi dufite uyu munsi iravuga ngo wivu haufai. Tugenekereje wenda ni nko kuvuga ngo ishyari ntirikwiye, si ryiza. Ni hadithi yo mu gitabo tubona ko cyitwa Mafunzo ya Kiswahili, kitabu cha mwanafunzi kidato cha 5, cyanditswe na Niyomugabo Cyprien. Ubwo niho twagikuye, ariko niho twakuye iyo nkuru, ariko cyangwa se uwo mugani. Ariko tubona yuko no muri kitabu cha Kiswahili kidato cha 4 mu chepo mingine kitabu cha mwanafunzi naho urimo, ariko batereye muri cya gitabo cyane Niyomugabo Cyprien, mwarimu professor. Okay, reka dutangire rero tuze kureba icyo twigamo, kuko twa dufite n'igice mu masomo yacu kitwa ni kushauri, mugira inama. Urigamo iki? Turatangiranye n'iki? Nirihe somo rishya muri uyu mwaka twagiye? Hapo zamani mamba alikuwa na meno mazuri sana. Ngo kera mamba, ubwo turi bubone no hasi, mamba ni ingona ngo yari ifite amenyo meza cyane. Wanyama wengi waliyapenda meno yake. Inyamaswa nyinshi zakundaga amenyo yayo. Baadhi yao walisikika wakitia chumvi kwa kuwa meno ya mamba yalikuwa na thamani sawa na dhahabu. Ngo benshi muri bo bumvikanye, cyangwa nyinshi muri izo nyamaswa zumvikanye zivuga yuko amenyo ya mamba ariyo ngona ngo ari meza, anganya agaciro ni zahabu zashyiragamo umunyu. Mamba huyo alipotangaza nia ya kujipatia jiko, ngo iyo ngona ivuze yuko ishaka kurongora, karibu kila mnyama aliyekuwa na binti mzuri alitaka binti yake uliwe naye. Ngo hafi ya buri nyamaswa yifuje yuko umukobwa wayo mwiza yarongorwa na mamba. Hivyo mabinti wengi walionekana wakijipitisha mbele ya mamba, huku mmoja akiwa amejipamba vizuri ili kuweza kuliteka penzi lake. Ngo buri mukobwa wari mwiza yagerageza kwinyuza imbere ya mamba kugira ngo nibura abashe kugira gute kumwigarurira. Okay. Hali hiyo haikumpendeza kabisa Sungura, kwani miongoni mwa wasichana hao waliojitokeza, ngo ibyo ntibyigeze bishimisha Sungura. Sungura ni Bakame. Ntibigeze bishimisha Bakame, kuko umwe muri abo bakobwa alikuwepo mmoja aliyependwa sana na Sungura. Harimo uwo yakundaga cyane. Hivyo Sungura wakati wote alikuwa akiwaza la kufanya ili kumwangusha mamba. Ngo buri gihe niyo mpamvu Bakame yageragezaga, yumvaga yahoraga afite ishyari rya mamba, yifuza icyashyira ingona hasi.
ko yabonaga n'ubundi azamutwarira umugeni. Nyumbira ishyari. Siku moja Sungura alipita nyumbani kwa Mamba na kumkuta amelala fofofo chini ya kivuli cha mti, huku meno yake mazuri yakionekana waziwazi. Umunsi umwe Bakame yanyuze kwa Mamba, hanyuma ngo asanga asinziriye munsi y'igiti, amenyo ye agaragara inyuma. Umva yari yasinziriye yasamye wenda. Nuko hivyo Sungura wakati wote hapo Sungura aliweza kuyaona magamba mengi ya karanga na akagundua kuwa Mamba alikuwa akitafuna karanga. Aho ngaho ngo niho Bakame yabonye yuko hari ibishishwa byinshi by'ubunyobwa, ahita amenya yuko Mamba yarimo yirira ubunyobwa. Karanga ni ubunyobwa, turi bubyandike hasi murayasoma muri comment. Siku nyingine Sungura alikuja tena kwa nyumbani kwa Mamba. Umunsi wakurikiyeho, hanyuma Bakame aza mu rugo kwa Ngona. Akamwambia, namubwira, rafiki yangu, nimechukulia zawadi nzuri uipendayo. Nshuti yanjye, nkuzaniye impano ukunda. Zawadi gani? Iyihe mpano? Karanga, ubunyobwa. Alijibu Sungura huku akimuonyesha Mamba mfuko uliojaa karanga. Ngo Bakame yarivuze imwereka mu mufuka wari urimo ubunyobwa, wari wuzuyemo ubunyobwa. Mamba alipouona mfuko huo, Ingona ibonye uwo mufuka, aliurukia mfuko akilingiza domo lake refu ndani ya kuanza kutafuna kwa pupa. Ngo yahise yihutira gushora umunwa mu mufuka wa Bakame n'ubwuzu bwinshi nyine. Mama we, Mamba alisikika akilia huku mikono yake ikishikilia mdomo wake ambao sasa umejaa damu. Ngo yumvikanye Mamba ubwo ni yangona, yumvikanye iri kuvuga ngo mama we, iri gufata ku munwa, yahise ifata ku munwa, ngo amaraso yuzura mu biganza. Yuzura mu biganza yari yifashe, n'ubundi yafashe ku munwa kubera ko yari iriye ibyo yari ibonye n'ubundi biyiriye bitari ibyo yakekaga. Noneho birayangiza, ifata ku munwa, kwa kundi ufata ku munwa hari ikintu nk'ibuyuhekenyemo nko mu biryo runaka, noneho ugafataho ubabaye. Nuko meno yake mengi yaliong'oka pia, amenyo yayo yari yakutse. Kumbe ndani ya mfuko ule Sungura aliweka mawe mengi na njugu nyasi chache tu. Ngo burya naho muri wa mufuka wa Bakame ntabwo harimo ubunyobwa, ahubwo hari huzuyemo amabuye. Mamba alipojaribu kutafuna alichofikiria kuwa ni karanga, meno yake mengi yaling'oka. Noneho Ingona igerageje kurya ibyo yibwiraga ngo n'ubunyobwa, amenyo yayo arakuka. Sungura alipoona mbinu yake imefaulu, Bakame bonye yuko umugambi wayo watsinze, aliondoka na kuelekea kwake kwa furaha. Yaragiye igenda yishimye Bakame. Siku hiyo jioni, uwo munsi ni mugoroba, wanyama wengi walishangaa kumuona Sungura. Alikuwa amevaa miwani na kupepesuka ovyo. Ngo inyamaswa nyinshi zatangajwe nuko kuri uwo munsi zabonye Bakame yasinze ari kwishimira intsinzi. Kumbe alikuwa akisherekea ushindi kwake dhidi ya Mamba. Ngo naho yari yasinze irimo kwishimira intsinzi yayo yo gutsinda Ingona. Habari za Mamba kung'olewa meno yake zilienea kwa haraka sana. Inkuru yuko Ingona yakutse amenyo yayo meza yakwiriye vuba vuba. Wasichana wote walipopata habari hizo walibadilisha mawazo yao ya kutaka kuolewa na Mamba ambaye sasa alikuwa kibogoyo na kuchukiza sana. Ngabakobwa bose bari bashaka kuzarongorwa na Mamba
bose bifuza kurongorwa na mamba bahise bahinduringa ibitekerezo byabo ngo byo kurongorwa nayo, ngo kuko yari yabaye kibogoyo. Kibogoyo ni mapengu, yari yabaye mapengu, ngo ngina nakuchukiza sana, ngitanashimishire. Kuchuki ni urwango, kuchukiza ni ukuba isura yake ilikuwa inachukiza, ni ukuvuga ko isura ya mamba yari yabaye mbi idashimishije. Nuko sasa huyu ndio mwisho wa habari ya leo. Uyo niyo mpera inkuru ya umugani wacu. Ese twize iki? Mwaka wa 2023 ndabifuriza kuba mutagira ishyari. Wowe wize iki muri iyi nkuru? Nikushauri chuki si wivu ni mbaya. Twize ko ishyari ari ribi. Wenda buri wese iyo turi kubura umugani aba ari imvugo shusho, hanyuma iyo mvugo shusho ibirimo bitwigisha ubuzima busanzwe. Niba hari Bakame twashyizemo akaba hagarariye umuntu runaka, noneho kwa kundi utera imbere mugenzi wawe kugira nawe ngo akore cyane, ahubwo agagira ishyari, akakugirira ishyari. Buriya si byiza kugira ishyari, ntibikwiye. Ahubwo nawe ugomba gukora icyatuma bya bindi mugenzi wawe bamukundira nawe ubibona. Wapenzi wa masomo yangu, huu ndio mwisho wa somo letu la leo. Nawatakia kila kizuri Mungu munachomuomba Mungu. Ndabifuriza kubona icyo ari cyo cyose musabe Imana. Sasa mukore subscribe kuri channel, mukomeze gukora subscribe, mukore share, turije tuboneraho byiza byinshi. Ubwo wa gatatu ni gahunda tuzareba isomo rishya. Kwaheri.